ngiye ko mbona mu nzozi zanjye perezida nta kindi yavuze, yaraje agiye ariko kiramurira gusa. Perezida yaraje, yo haleluya. Kagame yakuye imipanga mu bantu, Kagame yakuye amafuni mu bantu, Kagame yarengeye abantu bose ntabwo yarobanuye. Ururembo TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Imana ishimwe. Mbanje kubasuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amazina yanjye hano ku binyamakuru banyita Masagonda. Ku ndangamuntu ya leta banyita Mugore w'inyamibwa Esther. Hano rero ku binyamakuru ushatse urabuti ni Masagonda cyangwa se Nkunda Ingabo. Aho hose urambona kuko ndahari. Kandi ufite n'indirimbo wahimbiye ingabo. Ira ndirimbo y'uburyohe. Yego. Nubwo ari byashije kwijyaho kubyikarakasa nabisenyira ngo Imana bacishe bugufiya. Nta jambo rina rimwe ririmo ry'agasuzuguro ahubwo n'icyubahiro. Nakunze ingabo narabyo kintu amarira ingabo ndakibura nsenga Imana irimitira muti baririmbire. Kwijambo ry'Imana ngo muririmbira nishimwe. Bahita bayita izina ngo ni igishega abantu babazi nayo baragoranye ariko abasirikare bajye bihangane bari iki kiganiro. Bajye buzuye umwuka banezerwe udakirijwe yifuze kuti Imana nanjye nakuzura gute umwuka nkuko Masagonda utekerejeho akariba Nkunda Ingabo. Abandi bose abo ngo ndi indaya aho nyuze baranabimaniye banyicisha inzara niba ashaka kurya cyangwa kwambara zasanga ingabo z'igihugu zimwubakize namwambike. Tubarisha umutima duhere kuri ya ndirimbo y'ingabo. Tubarisha umutima. Nkunda Ingabo, Nkunda Ingabo, Nkunda Ingabo, Nkunda Ingabo, Nkunda abanyamakuru, Nkunda abanyamakuru batwamamariza ibihi bikamenyekana ku isi yose. Oh ndambiwe kudakunda, ndambiwe kudakunda Uwiteka Imana yampaye impano yo gukunda ingabo. Mukomere ingabo we, mukomere ingabo we, gukunda ingabo biterwa n'igihari. Iyo muri ku mutekano twumva twishimye. Iyo ni indirimbo y'ingabo. Ni indirimbo y'ingabo. Keshi nureba zose ndi mu munezero bari ngo namarira ako rya mba ndimo mfashwa iyo ndirimbo ndira. Abenshi bayirebye n'abadamu ngo bararize. Abarimo bafite mu gihori horoshye burya abasirikare bose ntabwo babakoye mu gihori kimwe. Batukora akandiriza umugore nkunda cyane cyamunyeka nkwereke. Ariko ngabo y'igihugu mbabarira w'inkubita cyangwa w'indasa. Ahubwo riri ngende mu bunezero w'Imana burya n'ubushemwa bwe iyo ni vitamine yo mu mwuka naririmbye mfite vitamine. Ibyo mvuga byose bivuga mfite vitamine yo mu mwuka hagari mu busambanyi. Wumvisha ngo gukunda ingabo biterwa n'igihari. Iyo muri ku mutekano tungo twishimye. Ubu nta kundi bashyizeho ingenzi ati murebe Frema donc ashobora kusamba n'abasirikare ngo yadise we. Kandi biravugwa ko ngo samba n'abasirikare karameza ahubwo. Ubu ndi uburyohe bwabo nyine. Yehova ndi mama wabo. Kandi njya kwiririmba ntago bantu ntakazi bampaye. Ahubwo Imana yo mu ijuru itagira kwiko bigenza amaye yo mano musobanura impamvu nayibaririmbiye. Impamvu nayiririmbye gutyo sandengeye kenshi ingabo z'igihugu zantabaye kenshi ingabo z'igihugu kabara benshi ndeba. Rwose tuvuga nk'abaratwizana kundiza. Ingabo z'igihugu zaratutibo duhunga cyagiye hagati muri 2024 nagiye mbona koko kw'Imana. Ariko ingabo ziragwira ingabo za Kagame zo nabaga bihimbye zihimbye umuderi. Giye Imana yamisha ati humuntu ikibazo abangaba nabagenga amahoro bashaka kugira amahoro. Nanjye ubonye amahoro ahita mfata amahoro. Abavuga ngo biyemeje kuba bakorera igihugu neza nanjye ndimo. Nanjye nibishe ku ruhande rwanjye nanjye ndi ingabo. Kweli. Nanjye nubishe ndi ingabo kuko bashyize nagiye ngo nanzi bibi nko nabanga ibibi kandi bagenda barenganura abantu barenganye. Nanjye gwe kubuje rero ko uyu mwaka nshoje ingabo dutanyana ijambo ry'Imana n'ingabo z'igihugu. Iri jambo rifashe buri wese abadamu bafashwe. Amina. Amen. Mana ishimwe. Amen. Ni ijambo ryanditswe mu gitabo cya Zaburi ya mbere usanzwe tumenyereye twese ariko riberishya mu no mwaka. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ndababamya buhanise kw'iri jambo. Titire y'amagambo yavuga umurongo wa mbere w'iza buri ya mbere. Hahirwa umuntu
udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa nijoro. Uwo nguwo azahura n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, kandi ntago amababi yacyo yuma. Ahubwo ikimbaje nuko ntanze iyi Zaburi sintange nura murongo mbibona ndimo kubisoma mbiri bakuriya nyine. Iyi Zaburi umurongo wa mbere haba ngo hirwa wita ku bakene ni mu ya 41. Akiya mbere hirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Iyo ndabye ingabo z'igihugu mbona zitaretse ku migambi y'ababiza barengeraga bose, kandi agubisha amagambo bagore bongorera nguriya ngo adusuzugura tugaye. Eko di gore tayigeze kumugura ati ntukajye ukora hano uri ku kinyamakuru, uri ku rubuga hariya, uri kuri kamera. Iyo ndi kuri kamera isi yose ibi mbona, ariko mbona kugira ngo ntaza na bya bintu bambajya bajyamwe ni hano ku minwa mvuga Imana imbabarire. Ubwo mbona no gusuzugura Goreta ari hanze mu gihugu cyo hanze. Goreta yangiriye neza nzamwibagirwa, nubwo umugisha wa Goreta bashatse kuvangavanga ko Goreta n'umwana muzana mu gutuye ari hano mu Bufaransa. Yankodesheje inzu nziza nk'umuriro. Goreta mu mugisha umuntu ugomba kunyakira, bigezeho umunyakirira senze Imana murabamugiye mu matwi. Burya sinzi ukuntu bemera abakozi b'Imana bamwe, ariko umukozi w'Imana uzemera ngo ni wawe ufite amazu agerekeranye, ufite imodokari nkanjye wa Nyarucari. Imana yahamagaye ndi Nyarucari kuko ndi umukene, simwe kuvuga ijambo ngo ryumvikane, ariko mfite ijambo, nejeje ijambo. Ntago Imana ireba ibyo niba nariyanye nkaraba neza nibyo uyu mudamu atubiyaga hano. Hano bavuga ijambo ry'Imana hano kuri social media, aho gusanga we kubeshya amahanga. Nukuri ndi imbere y'Imana ishobora byose, wallahi ndaraye ntago mbeshya. Aya magambo abwiye, niba udakurikiza imigambi y'abantu babi, niba kanaka kujya ntuhibukiriza ibyarangiye kuri wowe, uwo kwiza imigambi y'Imana, Imana zakugirira neza, uzagubwa neza. Iyi Zaburi ya mbere irahugura abantu bagira umujinya kandi bakorera Imana. Iyi Zaburi ya mbere irahugura abantu bakora neza, nyuma abandi bakazakabavangira bagakora nabi. Ariko we ntugagarare mu migambi y'abantu bakora ibintu bibi, Imana tuyire neza. Imana ishimwe ihimbazwe. Iri jambo nawe rikubaka flash. Hanyuma warukiri kuvuga, tubwira ibintu ushima ingabo z'igihugu. Ushima ingabo z'igihugu zahanitse imirego, ziraharana zirara imirambi, zihana kugira ngo rubanda rugufira urengana cyane n'abakomeye barengana babarenganure. Ntago bigize barenganya ahubwo barenganure, barengeye bose. Aho ingabo z'igihugu zigeze zihagaze nta cyavogera. Niyo mpamvu njyavuga nti ku mabwire kandi bajya baza bazungu ubuzima gatozi. Mfite umwana hari mu rugo homba hari yakura umusozi. Umwana ugitwa se kubwawe niwe mwana wanjye nabye bwa mbere nambe niga kubyara. Umwana wanjye yatorewe kuba inkera gutabara. Ibyo kuba inkera gutabara agira urushako n'urushako bananiranwa. Abana bagaca ku mpande bakabasopanya, umwana arasenya arasanga mama we. Bamwinzu je ntibaminzu yo kubamo. Inzu y'umwana yigarurirwa n'ibiraro. Ibyo ingabo z'igihugu zibimenye ibahari kuri shari yahuye muri gikomero hariya bambe oye hano muri Nduba ahantu kurisha. Ingabo zibimenye buriya ndahamye ko natabarwa. Umwana ngi nagatabarwa. Umwana wote ntago ikintu gitumye mama sigara reka nkuri kenge kucugira mama umutekano. Ntago baramucyurira. Ngo umutekano abandi bakajya bamusanga hari ku mutekano ngo azagere ajya gucungira nyine umutekano ngo ajya barero byo nyine. Kundi ngabo nkunda abanyamakuru batwamamariza ibihi bikamenyekana ku isi yose. Dambiwe kudakunda Uwiteka Imana yampaye impano yo gukunda ingabo. Niki cyatumye uhimba indirimbo y'ingabo ukazitaka cyane? Zagize neza ingabo z'igihugu zaraye imirambi zanira u Rwanda, barengera bari bagiye kuba nabi bararokoka. Byatumye mbitekerezo igihe kirekire senga Imana iramishuye indirimbo yaturutse mu gusenga. Nuwo mvu yayirwanyije ahubwo bihane. Kandi umuntu umva gutakundaga ingabo, kunda ingabo. Nawe kunda ingabo kwisi hose mukunda ingabo. Reka nongorere abashikajwe inyuma n'amateka bitone muri ibi bintu. Abashikajwe inyuma n'amateka bitone muri ibi bintu cyane cyane baraburi bombo cooperative.
bambabariye bitonde ku indirimbo. Ntago nta musiko yizo muri mu kigo ngo njye kubwira abasirikare ngo rimunyishe iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo ni yawe ikoze icyo bashaka bayihaba bashaka. Ni ingabo z'igihugu indirimbo. Bajya bayireba bayitondere ku mbuga nkoranyambaga zazo mbese bagize neza baraye imirambi banyagiye na yamvura ndetse ngi nafatanyije nabo karakaburanye kajya kanyagira ni musenga. Kasanga mu ishyamba mu bikomeye ako ngiye kumva Imana yubusha amasengesho mbonumva ngo ijwi ry'amakuru ngo ndatabaye yubushe gusenga hatunguka ingabo z'igihugu zirengera igihugu cyari cyoramye nubwo badamu bamwe batabizi bapfa kwivugira ibyo abantu b'abadamu cyane cyane mbatumeho bihangana mu byo bavuga n'ibyo bakora cyane nk'iyo kiganiro cyo kubangukana gateye ate babyihorere ahubwo nabo bafite amasengesho yo gusengera igihugu bakunda ingabo z'igihugu. Hamwe mbajije ngo ararwanya ngo ko zikira kintu gisa kure yagikunda ingabo z'igihugu cyangwa se akunda perezida w'u Rwanda nkande mu biki waye ntago ari ngene umwuka we n'Imana. Imana senzo yuje gusenga nibo yashyize mu mwanya barengera abandi. Ndibuka rimwe nari mu nzozi nyinshi cyane inyagutabaza kuntu bari mu bigegezo bikomeye cyane ndi mu ntambara ziri mu myambarire unjye nkenyira nkaberwa narabiza bigezo nambara nk'umusazi kayonda umurwayi kubera bamwe mu myenda myiza bankura ku buriri bwiza ndyama hasi ku butaka bangira nk'umusazi ngo kunakundwa twebwe batadukunda turajya ngo se umusazi n'ubungu n'umuntu wambwiye ati ko tuzi kuri umukozi w'Imana wambara ute umuntu anyitegereza arandeba iyi kanzu nziza umuntu aranda ati fatikane kanzu kambara kivana marakama ni umukristo uzi umwuka wera simuvuga izina gusa Imana imumpera umugisha gukorera Imana igihombo kirimo bene data. Urukundo ugomba gukunda reka mbigaruke ushaka gukunda ukabizira ushaka kwanga ukabizira ariko niba uri umunyarukundo niyo byarimo twasuye ngo umuntu kugize imigambi yabi kunda mwene abo ngabo bakwanga kunda mwene abo ngabo kuvuga bitari byo. Hari ijambo rimwe umukuru w'igihugu yize yavuga riranezeza byapfuye ndizamukiraho ubwo arahirira aturahirira avuga ati ndaye ko ntazayemukira u Rwanda kandi abavuka Rwanda bose kandi ko abigenje n'ukuri nta muntu yanga perezida w'u Rwanda nta muntu yanga ntarobanura ahubwo nano biremeye icociro ngo wora kwanga nta muntu yanga be abiza ngo kutahawe inzu ngo uhabwe inzu wo bagaha abandi bakagusigaza mu basigaje inyuma n'amateka n'uhabwe inzu nose mangwe nabagiye ko ndingo w'igihugu ihora yemera byose ibyiza ni turemera twebwe nanjye nabaye ingabo icyo gihe none ntago ari kunyanga ahubwo ngo ntago perezida w'u Rwanda azahondi wo mutega utegurwe ntago azahomberereye mbirwa nkuba hano muri Kigali hano hirya ni muri Kinyaburiya ni ukuri ntago azahomerereye kandi igihe bizamenyekana nanjye bazamenzo ko amo yanjye bwite ntago zaba mu ikode cyangwa mu nzu zimwe nka wesi kandi nkunda ingabo mu gihe gikwiriye nzabunye naciye bugufi ko namenye ijambo ry'Imana rwose abazereka bagubwe neza kandi abayobozi b'igihugu ntaziyagura boreka bagubwe neza gihe kimwe narose ndetse ngiye ko mbona umuntu ugiye kuntema mbona umuntu uyobora bamwita bwana mudugudu inyagutazaza yamwe ati nuko kwimubye turakwereka ndetse mu nyira harimo n'umuhungu wawe yavuze byabusa yari yafashe umupango kuntemagura none ngiye ko mbona mu nzozi zanjye perezida nta kindi yavuze yaraje agiye gukira muri gusa perezida yaraje yo haleluya kunda perezida w'igihugu kunda ingabo z'igihugu kunda igihugu cyacu n'abakiyobora nukuri ko Imana ishimwe cyane ngiye ko mbona noneho aramurebye gusa yarebye gusa bwana mudugudu aramureba ndamuzi ndamureba umupanga wikubese hasi Kagame yakuye imipanga mu bantu Kagame yakuye amafuni mu bantu Kagame yarengeye abantu bose ntabwo yarobanuye icyiciro niba n'icyiciro gisenga abantu bakunda igihugu nibo bandi kumwe nabo we furashi Imana igumugisha kubona ujyanye iki kiganiro ugikora ukinyuza mu matwi y'abavuka Rwanda perezida wacu nta muntu yanga reka mbwira muri Burera nta muntu yanga abantu bimwishushanyaho nta muntu yanga abantu bisa n'abacunuberi nta muntu yanga akunda abantu bose nkuko yabarahiriye ko zaba nabo Kagame akunda abantu bose abagufiya ibikarizobe abiza batarize twese duhaye kumenya abo tushaka kwiga niyige nigeze nakwandikira Samu ngeneshaka kunyamamariza ko shaka kwiga wa mbere nkiga nabuzukuru banjye bizana amagambo bizana abantu bari mu bicocero babivuga bitari byo bati ntazatugere mu bana babyumvishije ko abanyarwanda mwagize urukundo
ngiye mfata ikaramu njya munsi y'igiti, iyi mibare nikuranira nyigishwa n'Imana, nta shuri nigize njya ngo njye kwiga, iyo zaburi ndayinzi kuyirebera kandi nkamenya gusobanura ikivuze iyo zaburi. Imana ijya inyigisha, ikanyigisha, ikampa kugenda n'abandi neza. Bigize banyanga banyangisha n'abandi bantu, ahubwo abantu rwihishwa. Mwami ntago yica rubanda, nta kintu ndega umuyobozi w'igihugu, ntago. Imana ishimwe. Hano muri Rukingu dufitemo abayobozi batuyoboga nyikora muri Rukingu, hano hepfo hariya bafite naho nsengero yitwa muri Horebu. Kandi wari ufite aho ukorera abana kwambuye. Hano hepfo muri Horebu barahanyambuye, ibyo ntacyo navuga. Hano muri Horebu, hano musi muri Burende hepfo abonera hepfo barahanyambuye no koreraga, niho namamariraga na Flash wa mugabo wapfuye mwe Frank, ndetse ndumva na Vision TV yarahansuye, niho nsengera ngewe ndi umunyamasengesho sengera igihugu cy'u Rwanda. Bagore umugusera kwanye no guhabwa impano, Satani yateje abantu ishyari kugira ngo ne gusenga, ahubwo bashaka kwishyamo icyaha cyo kunywa inzoga no gusamba no gusinda no gutukana, bimwe bya gitwa bya kera. Uyu umuntu ari muri Kristo Yesu abaye cyane mu gikimiro mu kamere y'ubutwayi y'ubutusikazi y'ubutukazi, birangiye ya mirimo y'abagore bakoramo ibi badakijijwe badakizwa. Nge nta marangamutima ngiye kuvuga ngo nkunda kanaka na runaka gusa, abantu bose mbakunda rusange, ariko gukunda ingabo z'igihugu n'umwihariko, yako kantu n'umwihariko, gukunda igihugu cyambyaye n'umwihariko. Batese ko atigize yiga mu motorero nawe yirukanye mu itorero rya bohora abantu bose bohoke, ingabo z'igihugu zibohoke, abarokore abapasiteri babohoke, nta mupasiteri usoye mu rusengero, ahubwo Imana usoye mu rusengero yishagaga menyekane. Nahoraga nicaye mu iterano gusa ntavuga nacyo ngo Imana nkubiturushye wana, ishyira ku musozi ndanamiza saa 8 y'ijoro ari ku musozi isengera igihugu, kandi bitega n'amahembe byaragiye. Ibintu byinshi byacogoye mu gihugu cy'u Rwanda byaragiye. Mbasaba ntimuzandasire ko saa 8 ayi mpamvu ari Imana ibinyeretse, genge nerekwa kandi njyambwirwa n'Uwiteka Imana. Kandi ahantu buruhuru ingabo ziramusanga, ingabo zose ziramura zaziba bandeba bakabirekera umutima wawe ko Imana ntiyagira uguhuta. Nta muntu umutaza kabisa nawe. Bwije ngezeho bari kuri position naryama ntacyo nabagewe, kandi ago nsambana rwose nabari basambana. Mbara iyo Uwiteka Imana nyinga nta musirikare uzingingo zanjye, nago genda asambana. Mfite umusirikare babeshya ni Gisenyi witwa Rebero, ura mu gapiteni umukuru abandi basirikare. Abantu bacira nkanyuma barambeshya ngo nitumugira abari kumwe na Rebero babagiye gutembera yiri mu kibaya, Rebero akamujyana mu butayu, bakagena mu mazu mbese akubitwa ibipangu, bakabiyo na Rebero. Nukuri kose pe Rebero imbere y'Imana. Rebero ni wowe? Rebero ni we, uri umusirikare twa Rebero. No umusirikare twa Rebero mbabarire, bagiye kumuvuga ko nanapfuye ndabimenya. Buri cyo mvuga ariko reka mbye Rebero ko nkiriho nkiri umurokore nyine. Senga Imana mu ijuru, ntuzure umwuka wera. Amen. Imana ishimwe, kandi agumanura ibinyoma nta n'uwambeshyera. Abavuga ko usambana n'abasirikare babishingira nta musirikare uvuga ko nsambana, abagore n'abagore batewe nyine. Iyo ndimo ko nkunda ingabo ngo nyiririmba n'umwiryo, kandi nge niri mu mavuta y'ubwami bw'Imana. Mbese burya iyo uri mu guhanga uri mu mashanyarazi umuhanzi afite ko abari, ariko nitwabuza abagira amashyari kuyagira, ariko nibareka ishyari banyihorere bandike ngende ngiye kuvuga ubutumwa bwiza mu bantu bagubwe neza. Indirimbo bari bayiguhoye iyi ndirimbo hano hari ijambo riri muri Zaburi ya 15 rivuga ngo ninde uzagara ku musozi wawe wera Mana, nugendera mu bitunganye, akamamaza ujyamo nkuko bimurimo. Imana ishimwe cyane. Nutabashesha abandi ururimi rwe cyangwa shishe nkuri muturanyi we. Mureke tuvugishe kuri Flash mu ntabare, mu nyamamariza ikiganiro, mubwira abantu be kuvuga abandi biye batababonanye. Abandi ngo nuko ateye ngo tuzaguha uzitoreza mu nzu y'Imana, amagambo mabi navemo. Mu nzu y'Imana uzi kuri umuntu w'Imana reka amagambo mabi bikora byiza. Vugisha ukuri mwabadamu, dufite ukuntu Imana yatonye nk'abadamu. Umudamu uvuga ngo umuntu n'umudamu guturukanga ufite ukuntu Imana yateganya kuzahura n'umutware. Niba umutware muhurira hano ni muhahurire hano, niba umutware muhurira hano ari hakunda hamuhe aharebe, niba umutware kwekera umukondo w'abandi isho umukondo wawe, umutware mwiza. Niba umutware wawe hano genda umudamu nyine w'abapampe nyine, ngomba guhugura abakiri bato kugira ngo bakunde abagabo babo. Imana igomba kugira usengeke yitunganya. Izi ngingo umfasha gutya. Amina, haleluya. Yiba nawe uri umutwaro ukabuzi gutegura neza, jya ubanza utegura umudamu wawe neza, uvuga ngo ni mube abaye nyirankigute, abaye ibyo ntabuze gute, umenya aho ucabuye naho unyura, koko ntago ari iherezo nawe zirwara n'inkankono zitikwa kwiko
ubwo se ni ibintu ugenda gake kaza neza ukitwara neza bamwe n'abakristo impamvu inzu zibo zisenyuka ukajya ngo umugore ni mubi kaza ari mubi kandi umugabo waje ari wowe ujya guhera aho badahera kuki nibyo hanyuma turi kwitegura wagiye uvuga byiza ku ngabo vuga ibyiza ku mukuru w'igihugu ubibona uti umukuru w'igihugu ashyira imbaraga mu bikorwa ariko ugasanga abamwunganira mu nshingano batabyubahiriza wavuze ko nturubakirwa nturahabwa inka kandi byari biteganyijwe kuki ubwo nagize urumva nta kintu kiburamo ibintu bigenda byipangavanga imigisha ngiye yagiyemo ibintu bitazarosherishe bagenda bavangavanga bavuga amagambo atayatuma nankunda baraje bavuga ngo nishe umugabo wanjye barongera bavuga ngo uriya yatutse umugabo we barongera ngo uriya ngo tumufataho inenge ngo yagaburiraga umugabo dususa urundi abivuga ngo umugabo wanjye bamujyanye gabanya ashobora ko yarapfuye nasimbimenye bamunyamuriye kumwica nabi ariko narihanganye ntabwo yanyangaga sinamwangaga yitwaga Yonasi bigira abagabo umurenge wari umuzi irangamimerere yangeje mu rukiko rwa gipolisi yangejemo turasezerana n'imbere y'amateraniro yanyambitse impeta ibyo byose arabisira ibanga ngo ntakwiye gusezerana nanjye bazana ibintu by'amoko icyo nkundira perezida w'u Rwanda reka nganishe ku ntego nuko yakwiyeho amoko badushyiraho amoko rwose ngewe uri umuzungu ukuri kose uri wose wankunze ngiye tugomba kwibonera amahoro nta moko ngiramo nta marangamutima ngira ntawe nango ngira uwo nkunda ahubwo bati cyo tumwangira agira urukundo cyane ntagakwiriye ngira urukundo ko mbonye amakosa ngira urukundo ko nanga amakosa ndahana kuko kino gitabo kinyemerera guhana imigani 23:13 hararaswe ngo ntukaze guhana umwana kuko umunyavu mukubita adapfa aho gukije ubugingo bwo kugikuzimu Yuhana ni ushinzwe umunyamategeko Yuhana umuntu cyabonye yakoze ntukumva amabwiriza yo guproronja ngo icyo nkundira igihugu cyacu cyo nkundira ingabo z'igihugu cyo nkundira perezida w'u Rwanda arashishoza kare ntagenda muri za maneko nkako kuri uriya mudamu uti mu muziki hari wabaza nyanga atumva ntajya imbere bumva ntatera imbere ubwo rero reka tugane ku musozo inzego zo hasi zitubahiriza inzego zo hasi zo bariya babwana mudugudu n'abamutekano bamudugudu n'abamutwara sibo bikuma amabwiye ngo agende kuri za ruswa ndetse tuvugane cyane nkatwe inkera gutabara n'inkera gutabaza ibyumve mujya mwumvira inkera gutabara inkera gutabara nitabara ugere ku muntu ukamugihohotera iwaza impamvu kuko inkera gutabara yaratoranyijwe kugira ngo irebere umukuru w'igihugu yemwe bantu murebera perezida w'u Rwanda tumufashe mwungirije mu nzego zo hasi ni mutabara abaturage agatanga abantu barimo kurengana cyane cyane tuvuga hariya kuri la cooperative basanga ubutaka nge ntawe njye kubumbana nawe iyo nakoze kubumbana nabatse ikibumbano kugira ngo mbumbe ko kumba atari icyaha kumba si icyaha nta kubumba ari icyaha nta gute hava umuntu uzi gukora ikintu ntagikore icyo ni icyaha umuntu wakoze ukora neza kora neza niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo herwa umutezi ku migambi ntukurize imigambi y'ababi va mu nzira y'ababikora byiza Imana zakugirira neza nawe kandi bareke gudusebya u Rwanda nziko rushinganye Imana yacu ni automatique turimo gusengera igihugu cyacu ubona twitegura amatora gutora umuyobozi wacu w'igihugu reka mbwira perezida w'u Rwanda yo kabya kino kiganiro kugutora kwanjye nta kindi nguca nuko wandengeye kugutora kwanjye singuye ngo mpinga cyangwa ngo amafaranga Ururembo TV ishakiro ry'amakuru yizewe.